sinagutwereye uzara kuri yankohereza nimba ropangiye kuyanywa n'agacupa menye ko ugiye gufata inka kabora turageze ku bibazo ko nyine jewe nabanawe kwani ntabwo abantu banshinze ibintu bibi babo reka nkubwire sha mwiriwe komera cyane ruro mwiriwe rero mudugu nihutaga urumva ujya gwihutaga abene gukemura witonze hagarara agaha umbwire nyine ukuntu byarangiye nyine byagenze urabona mu rugo bari bamamaga kuri telefone n'ubwo bari kumamagana ndashaka kumbwira uri mu rugo se ko hari akantu ashaka kukubwira nako kajyanye n'ibyo mu mudugudu muri iyi minsi oya nahita nza rwose nimba ugiye no kugenda nanjye ntabwo ndi butinde n'utunota ntagerenze iminota 3 turivuga nta kantu gatoya kubiri sawa naribireka amagere nihuse nanjye ntago natindura bizingira gahunda ziri fast ntari ubwo tuhahurire ku marenga sawa komera cyane biraca ariko ndabona ubu usigaye utemba n'itoto rero byiza gake nk'ibyo nyine ese amakuru y'urugo yo mu muryango natwe nyine byari biri aho ngaho gake rero nawe nkubwiye umuntu wawe dutinana n'iminota 3 ndagira ngo ungurize ku mafaranga kuko nawe mfite se ntabwo nshaka menshi amafaranga afite shadore mvuye kuri banki none ahangaha usanga ntago bakoze nise kuri banki ntago wansinyira sheri bene ko aho nkubwiye ko batakoze no munsi ari muri weekend ese ubwo bababyira Benshi ubwo ngukurangiye mu ihangane mfite akabazo kari nta mafaranga afite jya wumva kandi nta umuntu mbwira ngasubiramo inshuro nyinshi niba nkubwira ko mve kuri banki byanze bagira ngo nyibage nese wa n'umudamu nawe afite amafaranga tekano rero nawe hari igihe njya mbona ushaka uzumva nk'abaturage uyobora iyo nkwakanye ntabwo uba wumva ndetse urugero bigende bite wagiye wumva nk'umuntu w'umugabo naho umukobwa mukuru nawe afite babubwire rero nta mafaranga hari igisubizo si icyo ngicyo ngo none kamubwire mudubite n'ukundi mudashaka nuko nabo reka mubwira akabazo reka kira abaturage ko hari inyungu yaturutse ku kagari amafaranga bayite bayatu kandi amafaranga ndake tubabeshye ko hari inyungu yaturutse ku kagari ariko wishe umuntu ahari oya ntabwo wishe umuntu ariko mfite ikibazo kumva kirihutirwa n'ubu ndi kurinda uko nyitekerejeho aka kanya wabona bizi ibyunzwa bya ngo Ebola birimo birava amaraso nyine ubwo ntabwo wishe umuntu ukabashaka gutoka mu gihugu ntabwo nishe gusa nasohoka mu gihugu ubuze n'abanyina nishe umuntu udugu babarira fasha n'akantu kihutirwa wenda tubabishe ngo hari inyungu yaturutse ku kagari amafaranga ibitekerezo byo gutobora abaturage rero njye ntabwo mfite rwose gwenda uratobora abaturage nyine ngenda mbabwira ko hari inyungu yaturutse ku kagari niyo wenda niyo wanabyirengagiza numva umunsi byazaba ngombwa ko bigiye kugera ugazabyakana ukavuga ko ntabwo waruzi fasha yabyakana n'inge mudugudu niyo mudugudu ariko uzavuga ko bitigeze bikujyaho nyine abaturage nibaza gukurega babonye inyungu bitigeze kuko nanjye ndajya mbabwira ngo igihe ubundi bazajya baza kuneza mbabwira ngo igihe kiri hanyuma njye nyubundi we mfite muri ibyo niye ko uri gukurura wishyura turayagabana kandi wumva ukeneye amafaranga menshi oya ntabwo nkeneye menshi ayo nkeneye amafaranga ariko nyine amafaranga twangana kose yagiye gukemura ikibazo baramufasha ndakwinginze n'ubwira ngo hanyuma uragira ngo ufashe ikize kuri cyo numva n'ubundi umugambi wawe tuze wawurangije nyine njye naje nabiteguye ntushobora kumpereza ikayi y'umudugudu ndabona banzi igisindi niba niyo akagari warubwiye ko nawe waramaze kugenda yuko nkagenda kubwira abaturage nyine utajyanye iyi ngiyi se ntabwo wagenda ese ubu nakandika mu kintu nyine ugura ikayi ukoresha iyawe uguze oya ihangana iyi ngiyi y'umudugudu wenda iyi ngiyi binagaragara ko ari iya nyobozi ariko se nk'ubu ngubu nagenda nkagura ikayi ya musana iyi ngiyi iranahenze habe n'igiceri cy'icumi mfite abantu bayobora rero nako batora bamutekano bafite inzara nk'iyawe njyewe hari n'igihe bananyubira ubu ngubu ugiye gutubura abaturage ngo ukunde wifata nk'ubutubuzi abo bifate ko abaturage bafite amafaranga yabaye menshi umva nkubwire akiri ikayi nyiguha ariko umenye yuko manda y'umwaka utaha ntabwo nzongera gutuma wowe uyobora
k'ibintu by'ubutubuzi ntabwo ya n'ubundi sinzi ko iki kibazo kizangwamo mudukura koze cyane ubu ngubu reka nagushimira kumva kuko uri umuntu w'intwari kabisa sawa jya gutubura kabisa nzingiye kureba Rugaravu ne wamenye ko nakoresheje ubukwe ubwo bitasiyo ndayibutse ntabwo wakoresha ubukwe wewe hose oya banze reba n'ibyo bitana nubwo nambara na Eduford yitwa nde ajya wa mukobwa wa teta umukobwa na teta mwita Marita wowe undi wapfiriye mu Nyakabana handi twajyaga kuvuga ntabwo ubyibuka se hari umukobwa nakundaga kubona muri kumwe aho bureka mwumva nshuti waracyameze kwakundiye mbwiye ngo wakoze ubukwe turatwirengagiza ntabwo noneho burondaga usigaye none nshuti wanjye ko nshuti wanjye bigeze kubona agiye koga ndareba muzisiga ureba na mushiki wawe ariko cyari yobone cyane abo bari noneka nkubwire sibyo ibyo nshaka kubyo ahubwo mushiki wawe uzamubwire ko musabwa muri iyi minsi ajya wambwiye ngo wa mukobwa yatumye ngo kiri wawe yitwa nde wandi umwakora isuku mwakora isuku hano wari umuriye hano ndi kubona handitseho ngo Mukamana uko wambwiye nakubwiye Mukamana none ntabwo ubizi ko abakiriya banjye ari Mukamana jya banyita Jean Claude uze gusoma byose njye wabisoma ndabibona komeza action ndabibona hajya padiri kwa hakuyibye gafone uyibye fone ngo twicaraga ku musozi fone nta fone yawe ndagusaka ntabwo wancika ibintu by'ibikaruvati ntabwo wancika fone urayinyibye oya ntabwo njya nakwiba telefone azajye ureka fone urayinyibye telefone ubwo se umudugudu inshingano yazima uyu munsi yamaze kumbwita ntabwo iyo nkunga nari nzi ko izaza inkunga yo guha abaturage nyine umudugudu mu kanya yibereyeho igeze n'amahirwe mbasanze hamwe rekaze mbanze mbavugishe uretse ko nyine namaze kubona babiri na babandi 218 bari bamaze kubona amafaranga y'umusanzu rekaze mbanze mvugane nabo nawe wiriwe ariko wiriwe komera Rugara ni wowe muna nawe rudo uraho murakomeye kandi nawe urabibona iminsi myinshi tumaze iminsi tutabonana se wari waragiye muhumure reka twebwe buriya dutinda turi kubategura ukuntu tw'ubwenge bitubere ariko muziga muzitangira kuki shaka zitangiye kugena ntabwo bizi ko nsigaye nishyura n'imisoro ikintu muzongera kumbaza zitiramibona z'umwarasibona eshanu bazibonye ariko ntabwo oya harazitangiye simwangera munyesibo ntabwo yabaye inzitiramibu ndabyibutse ikibazo turakomeye ko nzi bataragutora nibwo bazibaga nibwo zageraga bataragutora wa mugabo hora iri kunsekera buriya gera ntabwo imana bataragutora ntabwo sha none se muyobozi niba bataragutora sinaburaga inzitiramu wa mugabo rero ugabanyamatiku reka nose ese muyobozi kandi ukona dore ikintu ibintu igiye mfite akanyamuneza ruba bite n'amadoki ubu ngubu mvuye ku murenge ariko iyo dokima niba indimo kuko njyewe ndabizi ko oya amadokima ndabizi mu meze neza nuko mba numva ahubwo nyine ningize ngo ni dosiye ibyo mvuga isoko inzitiramibu icyo kibazo cyawe turaza kugikemura iyi yose ni ntabwo uzongera kurwara malariya niba usigaye ushyira ibintu byose kugira mituweli se wayitanze inzitiramibu muza kumbarura munyesi ubona ngo yakugezeho munyesi ubona ngo yakugezeho munyesi sibyo kumva ko babatora ubundi yabwo murangira no mu ndaza kukibwira n'iki kibazo noneho dore ikintu kirimo kirangenza reka ndase ku ntego rero hari inkunga yaturutse ku kagari yagenewe buri muturage wese bansabye abaturage 418 maze kubarura 300 urumva harasigaye 118 natekereje ko namwe mwazaza kugera gute mukaza gufata kuri iyo nkunga iyo nkunga rero ni umushinga wa USAID waturutse muri Amerika ugiye gufasha abaturage bose barashaka kubishyurira inka nyine bakabaha inka nk'uko murabizi
gusagira inka munyarwanda zirahari rero izo ngizo nizo Kagame atanga noneho hari inka zaturutse muri Amerika zagenewe buri muturage wese utuye uyu mudugudu wacu ndetse ko nuko ari umudugudu wafashe no mu yindi mudugudu ni akagari kose biri kugafasha ndetse ni igihugu cyose bagiye baturamo none umwebwe rero naje kugira ngo nta mwembe nabasha kubandika gusa inkunga ikirimo irasabwa angahe ariko buriya njyewe urumva ikintu natekerezaga we mukanzu kuko njyewe ntabwo ibintu nyine byo korora nk'inka mbese umuntu yemewe kuyigurisha kuko njyewe numva nacuruza ntabwo iyo uyigurisha ahubwo iyo nka urayifata urumva ukayorora yamara kubyara ugahereza undi inyana noneho ugasigarana ya yindi yanyana nikazagenda ikabyara wa wundi nawe akazagera gute akazagenda ibiruhererekana iyo udashoboye korora icyo gihe uyihereza umuntu akakubagira muri cya kima akajya guhereza ifumbire n'amata nuko nguko bigenda hanyuma rero niba yitagira inka ntabwo ari gira inka munyarwanda kuko n'inkunga yaturutse muri Amerika gira inka munyarwanda zitangwa na Kagame sibyo noneho iyo ni inkunga yaturutse muri Amerika umushinga wa USAID wo gufasha abaturarwanda bose hanyuma rero sinzi nimba mwumva mufite amafaranga gusa nago amafaranga gusa kujya munsi amafaranga atemerewe kujya munsi n'amafaranga 500 hejuru ya 500 turimo turabandika aha niyo ko nishyira ayo 500 hejuru baje mujyana ibihumbi 5 bari bakubwiye ko ari harugweruka gufungirwa umutekano tuzi ko utanga umutekano kuki ndawuta mituweli itangira kuki ndahita harugweruka kurwaza abana ngo bagende bagwengerere mu rugo malariya irabishe kubera supanete muri kuzirira kandi warishe mituweli supanete ndakubwije ukuri ko ziri burare burije ahubwo sinzi mpamvu mfite amafaranga mwambwira nkabandika urayanguriza urajya ngo utanga amafaranga kandi muba mutayafite nabwo mwambwira mwambwira nk'ishitira ngikomereza kuri 500 noneho barambwiye ko ejo bundi wafashe umukozi gukorera amafaranga yavuye ku nanjye urimo murahaniza ndi kwihuta sinagutwereye kuzana kuri yanwereza nimba ropangiye kuyanywa n'agacupa menye ko ugiye gufata inka kabora kwa mukanze geneze n'agacupa kahi bandike muri afite oya wige ndabona ari seyi sabuze ubona yafite akurangarira isengaye oya nagice na amafaranga kuko 500 ntayo nazajya mu gasanduku kugira ngo aratanyandikira nandike hone zina ry'imodoka kuzose Kuzoza 500 sinyana nandike hone Ludovico yemeye gutanga inkunga ya 500 sinyana nawe ko watanga amafaranga 500 gusa kandi nibagiye kubabwira ko nuko muri abagabo b'intwari ariko nanone ntago amafaranga ajya asubizwa hari inkunga zigenda gute zigatinda gusa nibirenga iminsi 2 mutari mwabona izo nkunga birumvikana muzajya kureba mu mudugudu agera gute abasobanurire uko byagenze sawa mukomeze kugira ibihe muri abagabo b'intwari kandi mukomeze kugira yifurize n'umwaka mukiza babiri sawa twikomereze wabo enoze ko station yanjye station nyine nende kureba akajya kureba umugore wanjye nimba batamujyanye umva ariko iyo nkunga nitaza kwa kabiri uzambwire weho tuzajye kureba umuyobozi n'abatuzi barateye mudugudu nawe binaba yarigize umuswitana ubusubugubu ariko abaturage bamenye udufaranga duke ko ntago mudugu komera cyane yesu nashimye baciyeho iminsi myinshi burya cyagenda ese ngende byarakunze ibyo warurimo byarakunze wahora n'iki wa muntu we ko abaturage neza nk'uko wari wabimbwiye ngo barananiwe bari bapfuye barananiwe do iyi kayi wamaye do urabona ko za raporo waramaze kwandikamo uburenganzira n'umuntu
noneho ushatse kuvuga ko nta mafaranga habe n'igiceri cy'icumi habe n'ugeze anambwira ngo jye baramwiyatije inkunga zawe zijyandikisha amafaranga ntabwo ziba zirimo ariko umutekano buno busambo bwawe ibi bintu ndabona agiye amaherezo bizaba oya impamo y'Imana zo kubaza mu mudugudu w'abantu bose niba usanga n'icyo ugenda cyane ubone ko ariko buriya wowe nihagira umuturage uza kubimbaza umuturage uza kubikubaza ubwo nyine jewe kandi nta nubwo abantu banshinze ibintu bibi babo reka nkubwire sha mwiriwe komera cyane ruro mwiriwe rero mudugu nihutaga urumva ujya wihutaga witonze hagarara ahangaha umbwire nyine ukuntu byarangiye nyine byagenze urabona mu rugo bari bamamaga kuri telefone n'ubwo bari kumamagana ndashaka kumbwira yewe uko byagenze byarangiye ubivuyemo uyu niyo wampaye 500 n'uyu nguyu njye naguhereye kuki utaje none se ko yari yatwemereye abasubiza amafaranga yanyu ngewe ibyo nta n'ikintu nabizi sawa abasubiza amafaranga nta n'ibyo yambwiye kuduha amafaranga yacu cyangwa bijye mu buyobozi kandi umutekano so nyanganya abaturage bapfa sha muzandege nayo nzaba